ibinyabibiri ngiye kubyara ibinyabibiri ni impanga esheshatu uyu umuga What ibiri Jesus. Blood of Jesus. Birayi se n'ingene gushaka umubyara. Ego shaka ibirayi byo kwa Mucamajei. Aho ni ijya kubizana Sindije muri Arizona muri Amerika wo. Sinakorera. Akorera muri Arizona. Iyi muri Amerika. Wese ni ibirayi bya Mucamajei ni. Mucamajei. arimo aragerageza kuvuga ngo yarazi ko nge nawe turi inshuti utakagombye kuba warangambaniye ngo bankata umutwe batwara amafaranga. Brother, you see, I'm foreigner here. I don't want any problem with anyone. So all Rwanda are my friends. So why you make this one with him? Arimo aravuga ngo abanyarwanda bose ni inshuti ze ngo abanyafrika bose arabakunda ashaka gukora business natwe ariko nyine gute twewe tutangiye kuryana amafaranga aje agiye gushora amamiliyoni gute amamiliyoni ngo atayashyira hano tukayasangira nge namwe. Brother, this is wrong. This is wrong. You understand what I say? Niko ibi bintu ngo na amakosa. Ufite ibintu waganire nawe namubwiye byose nsabi narabikubwiye ko nta deal ishobora kugeza muri quartier nayirimo ndahiyishe zina ry'Imana. Umva nkubwire wajanja ripfutse ripfuke he is calling me urukunyumva brother, he is trying to abuse me. Brother, this is not ushaka kumvikana nanjye. Brother, you see, I don't want any problem with Rwandan. Umva nta nkota nimwe bacuriye kunyica zagiye kicimwara. Aba bose nabo kugira ngo baze bitambike imishinga zanje. Aba bose nabo ntago ari guceceke mvuge. Aba bose nabo kugira ngo babishwanya. You remember the first day we were David twameje gushinsinya ibyo turasinya yamaje kumpa programma igisigaye no kumushinga gwatangira uko wakwitambira kose nzacyukirijosi cyusavano kijyana inyuma umvana nakubwire I don't think you understand what ntacu wawa ntacyo gutwara ndarahiye n'izina ry'Imana amafaranga ntago mwarya mwenyine ngo mwarasinye David nabyasinye bitazasinyura genzanye umuzungu nitoraguriye mu muhanda nako nitwuriye pfiriya muteretse hano none ngo mushaka kuyarya mwenyine. Yeah. Okay. He's not agree with you. He's like brother, you see, I come here to do business and then I need to be friend with all Rwandan people. So you make wrong with him. This is mistake. So I don't think you understand what I'm saying. So let me come back later when your wife come and then she can translate to you. Ariko ubu ngubu ni ngombwa kugira ngo nge nawe dushwane. Ni ngombwa ngo nge nawe duhangane twakagombye kuba turimo dutekereza ahantu ayo mafaranga agiye kuva n'uburyo tuzayabyaza umusaruro kugira ngo dukomeze duhangane nge nawe. So ubu David nteye imbere byagutwara ngese mpateye byagutwara iki akonsa amafaranga ngo mwari ari ushaka kwerera ku mugisha gwanje gute ibyo biragufasha. Uriya mugisha twarawutoraguranye nge nawe rega wowe uzi guteka ntago nzi guteka ariko nshobora no guseriva. Urugo bamujanye maje kumuganiriza mu bwa mbere ni urugo rwawe. Ni urugo rwa ninde wawe wasobanuraga iyo utangira wari kumenya arashaka iki. Ntago wari ugiye kumujyana ku kibuga cy'indege cyagihuriye niye n'ibiryo byaje hano. So n'izina ry'Imana sindi umuntu mubi ariko nta muntu ujye upfa kurya amafaranga yanjye ngo agende gutyo gusa. Murashyira hano tuyagabane cyangwa muri mangahe wambese iyo restaurant nubwo mwayishinga rega nsa ntago yaburi kosa na rimwe mukora ko nta muyobozi w'inta tutaziranye se na Rwanda Revenue zaziba ba checking rebe ko munasora.
hari uvuze ngo agiye gutangira ama business gatari gusora se. Nsa niba ushaka guhangana nanjye ntabwo uzabura ikosa. Ndarahiye ntabwo uzigera ubura ikosa. None umva nkweru. Ko nazana n'ikinyenze mu mufuka. Umva nkwerurire. Nkagishyira mu biryo mutanze. Uzikorere mama wawe umuzane ntacyo bitwaye. Umuseseke mu niba ngombwa nawe nzamuterura muzane mu ntacyo bitwaye. Ntacyo bimbwiye. Sibyo? Nushaka uzice n'igihango gishire ku isahani. Ariko David nkubwiye kumishinga ndi gukora ntawe zure nawe nta n'ikintu ndi guteganya gukora. Cyemeze na cyane. Cyemekana umuntu nuko abantu mukunda. Nese nicyo mukunda gushwana ku busa. Kuja kunteranya n'uri ngo twateranyika. Nje nagara amafaranga menshi nshaka rega nsabe. Nubwo naza nyibonera n'ibyo 5 cyangwa 2 mwakira mukarya mu miliyoni mwana n'ugutwaye. Nayanyu. Angegeraho. Kubera iki mugira umutima mubi. Uzaza uzana abo bashinzwe isuku bawe baze bakontorore iyo restaurant. Nsa ushaka guhangana nanjye. Nta mahoro ushaka. Niba ubwo mutima ufite go guhangana nanjye. Nzagukandagira utazi uko nkubyonyoye. Usanga uzampyonyora. Nzagutyonyora nyine. Akonsa ubundi yikaritsi uje mejo bundi utangiye kumva umaze kubyimba ku buryo mva ko wazapyonyora. Wowe se wayimaze nzagutorera abapeti biyikaritsi bose. Nsa urimo urakina n'ikimutazi. Urimo urakina higa mpike turebe uzagerayo mbere. Uyu muzungu akangaka kavuye mu nzira n'akantu toto. Ejo noneho nshobora kuzazana abayobozi noneho mukambwira ukuntu iyi sabanya mwayihinduye restaurant. Nsa izina ry'Imana ngaha ntabwo muzajya mweyine. Hey my love. Haguruka. Urwaye. Haguruka. Obaye se kiku bebe nebyere kwigira ngwena. Bebe mubiri bishaka pe. Ndi kubishaka. Nabyo ushaka. Seka. Bebe guseka gute. Hi. Meze neza. Okay. Sheri bite byawe. Shabibi ntabwo meze neza urabizi ntabwo Imana muri ubu buzima ikintu nakunda sinkunda iyo umeze gutyo mbabarira. Meze neza. Sheri wembeshye mbabarira. Bimeze neza. Give me a hand. I'm okay. Are you okay? I'm okay. Ukombeza. Meze neza bibi fasho. Nasikomana nazo ubuntu uri kwigira. No. Actually, ndoti ndi mutwe ariko byaza bashira se. Ariko bana. Umva. Mbasaba ikintu kingenza muri iki gitondo na saa sita zitaragera. Nje kubwira ibintu byasare bigeze. Wa mugore ngiye kuyeho ni telefone. Dushaka kuntu niba hari bitazakunda twimura handi hantu bikiri kare. Ntabwo ari kunyita telefone yavuyeho kwanza. Sishiri bite. Wansubije ubwo ntabwo uri kunyumva. Kuki usigaye uri umwana mubi. Bebe. Actually nabandi muri situation nziza. Ntabwo meze neza pe. What do you mean? Nta bushobozi na buke mfite bwo gukoresha ubukwe. Uvuze ngo Okay. Nizere ko ndi kumva neza. Listen. Manye nabitekereje by'ubukwe. Sheri kunyinisha ariko. Nabitekereje by'ubukwe kandi numvaga ko byagenda kose. Nisugiye cyose tumaze dupanga ibintu bikintu mana yanjye. Sheri rimwe njya kubona nkabona wabaye umuntu muzima. Ubundi nabwo kwazana ibintu by'ubwana. Sheri byo ni ibiki koko. Ubu tuze dora muri ibi bintu. Ariko abantu b'isi bakozwe bate?
arakuzi, akuzi nta kintu wambaye. Umuntu arakuzi, akuzi nta kintu uriye. Umuntu akuzi nta kintu unyweye, sibyo? Uwo muntu ari muri bamwe bagusengeraga ngo Imana izagufashe ugira ico ugeraho. Kugira ico ugeraho ubwo ndi kuvuga gukemura bya bibaza kuzi urimo, sibyo? None ku munsi go kugira ico ugeraho wa muntu araje nanone ati ibi byo ndi kubona birenze ubwenge bwanje. Imana yakagombye kuguha ibyiguhaye ariko ntirenze ibyo ntunze kuko nishari kubera ko abagari kumva ko we yaba ari we mutunzi ufite ibyo afite ariko ntihagire uzatunga ngo arenze ibyo agize gute ibyo afite. Abantu utujije mugenzi wawe akaronka, nawe ko kuronka kwawe kuzaba kuzakurikiraho ko nta wamenya, cyangwa se wenda ntuntaronke, cyangwa se n'uwo mugenzi wawe nubwo aronse ntibimuhire. Buri wese kagiraga inzira ze, buri wese kagiraga aho Imana ishimye kwanyura, buri wese kagiraga icyo Imana ishimye kajya. Ubu kuvuga ngo mugenzi wawe ntagire icyo ashira mu ni kubera iki bijaga mu mitwe z'abantu mbese bakumva ko ari bo Mana zakagombye kugena uko urugendo rwacu ruramera, bakagena aho biri kwerekeza, akaba ariho bagena mugisha. Mbese ni ukubera icyo abantu bateye gucoko. Umuntu twaranye muri zikaritsiye anzi ndingegera, anzi ndimbwa, anzi ntaco ndico, anzi nta kuronka, anzi narajugunywe, anzi nta winjiragumu, anzi mbaga njenyine, anzi njagitaka, anzi ndariraga amazi gari mu munyu. Uwo muntu nzi guco ni ukubera icyo ari kumva ngiye kwicara ahantu nanje nkaba umutegetsi, nkicara nkagira icyo nyobora, umuntu akaza akitambika hagati y'ibintu byanje ntashaka ko bigenda neza. Ubwo se de ndevu nyine nawe nyumvire. Yagiye muzungu wanje sinzi ibyo yamucometsemo indimi avugaga, nawe urabizi neza ko zingoraga mu matwi ganje. Aramubwira, arongera aramubwira. Yaje yarakaye. ubwira wa muzungu, we ari kubwira wa muzungu ati none isi urukusha kumubwira amagambo ngo yaramundangiye, nico ngabaga ari gushingiraho ngo none niba niramukuranye ngo genda mubwiye nti mbese ari yari no kuvuga ati ni restaurant ishobora no gufungura, ati njewe naza nikora ibinyenzi 900 cyangwa ifuso ngo y'ibinyenzi ngo akayiroha muri restaurant ngabarimo bose bagakangana bagasohoka bakigendera, ngo bitabaye ibyo ngakankiraho ngo icango c'umwanda kandi abizi bijyo turi guteganya kuje turateka ariya habuze isuku. Ubwo nta bijyo byaba birimo. buri itekereze inshuro maze kumbwira iryo jambo ngo reka ngo Seri please bwari mwe jyuba seriye pe basi banzu mbendi seriye. Okay. Kugeza isaha mbona nicaye ahangaha nta mafaranga mfite yo gukora ubukwe. Fashuwa natekereje ko dushobora no guhindura itariki y'ubukwe tukabwigeza inyuma kugira ngo umuntu nshaka amafaranga y'uburyo ibintu byose bizagenda, kubera ko kugeza iyi saha papa yanyweye ku mutungo yose yo mu rugo. Ikintu cyitwa amafaranga yayaburutse yose. Urabizi ko kampani yanjye nakoreragamo n'ubundi na papa yari afite share kuri konti, nawe nabaga ariho yayiburutse, n'amafaranga yo mu rugo yayaburutse. Nta kintu na kimwe nemerewe gukoraho mu rugo. Ese shireka nguce mu ijambo gato, papa yamupfa iki kugera kuri urwo rwego? Mupfa iki papa? Papa arambwire noneho aka kanya ndumva ibintu byo guhora tuvuga like tubishyize hasi tusere bwari. Papa we n'iki kintu muri gupfa wamukoreye buri gihe situation ngewe sinzi ukuntu mba nkuruye nkasubiza amaso inyuma nkibukundi papa mujya mubirana neza ho gatoya. Nyine mbwiza ukuri niba ko kwemera ko ndi umugore wawe mbabarira bwari mbwiza ukuri upfa iki na papa wawe. Ahubwibaze ko ndi kwibaza umwana na papa we gute
buri munsi ibintu bihora byisubiramo bitajya birangira wagira ngo ni ibihugu bibiri bihanganye why ngende no kwibaza ahubwo nimba yarambyaye kuko ari papa wanyu mbyara nyine ibyo bintu byaturutse kuki kugira ngo umutwe urandiye mu buzima bwanjye uribuka ko yigeze kumubwira ngo mureke urabyibuka nkabyanga uribuka ko yigeze kumubwira ngo ashaka kubona umuhanzi nabyo nkabyanga hari n'ibindi bintu nagiye mpfa nawe bigiye bitandukanye ibyo byose rero ngo yabiteranyije ngo asanga ndamusuzugura simwubaha nka papa we simwubaha nka papa wanjye birangira rero amemye umuseshere we ntabwo rero sevinze basi n'amafaranga na makeya wenda nanjye hari makeya nari mfite twakwifashisha tupinda narasevinze none se ko nanjye twamwihoreye amafaranga na sevinze basi tugakora ubwo buciriritse ariko bukaba please mbabarira nkubwire ikintu kimwe amafaranga na sevinze ndabyumva twakoramo ubukwe ariko se nyuma y'ubukwe tukabaho gute turi twashaka ukuntu tubaho gute nyine uko ariko kose naba ariko tukabaho ariko nanone it's so hard ngakavuga ngo kangerekaho cyese ngo y'umwanda ngo canga ngo wenda ngo na hano kuno nikoreraga ibyo ndi gukora nkakora ibyo nkoze mu buryo bwanje ngagahita ngaje kubibwira ngo abayobozi umva ibitekerezo by'abantu dutunze muri inoze kandi Dave aranzi aranansobanukiwe kurusha abandi bantu bose kuko niwe muntu wankopaga niwe wankopye no mu wishoye b'amadeni umwibuke muri razina rya Dave ryaririmo shere rero reka nkubwize ukuri Dave buriya ni ikibazo gikomeye ikigaragara ni uko afite ishyari kandi ishyari rikomeye kuri wowe nakumva kuko nta kuntu umuntu erega n'ubushize twarahuye avuye hano ari kwigaragambya ngo yaguje n'umuzungu ngo none ngo nta kintu ujya umuha ibyo bintu yabivamo abo bazungu twahuye nyina wa Dave abyaraga abazungu ariko se shere ko numva ari ikibazo gikomeye ko buriya Dave ari ikibazo ni ikibazo gikomeye kuri no business ako nje rwose nubwo ibyo byose ari kubikora ntacyo byahindura no kuba yagiye mu matwi ya Shami ni ikibazo ntacyo byahindura none se shere reka nkubwire uzi ko nk'ibyo bintu yivugishije byo kubanga ikinyenzi ibaze nk'ubwo azanye ikinyenzi nyine akagishyira mu rwiryo uzi ko mwafunga ariko ibintu byose ko bibagaho iperereza ni bande bataperereza ngo bamenye ngo ikinyenzi cyavuye ahubwo ikintu cyabaho muzasetingemo amakamera nicyo kintu cyonyine no gusetingamo kamera ikindi ugakemura ibibazo ufitanye nawe wamara kubikemura reka ngwize ukurishire ugakata communication yawe nawe nkabikemurane none se ubundi avuga ko iki ubundi sara ago amafaranga ashaka nkagamo haze amafaranga se ubundi ashaka nande ngo nibamuhereze ngo percentage oya none sare muri business ibyo nibikomezamo ikibazo arajyanwa mu buyobozi kandi ajyanwa mu buyobozi uravuga uko wowe n'uriya muzungu na Dave deni babikemure n'uriya muzungu ahari ngende kumva ariyo solution bitari ibyo Dave ni ikibazo gikomeye uza kwikarakasa ko ngiye nta nubwo mbikunda muri uru rugo ariko shere reka nkubwire kwanza waretse tugahamagara Dave akaza hano uretse wumve akabaho gusasa inzobe noneho tukumva icyifuzo cye mu by'ukuri icyifuzo cye ngiye sindacyumva pourcentage se nkande nk'igiki when aza tubwire kuko ngiye ibyo uri kumbwira n'ibyo Dave ambwira ni ibintu biba bitandukanye ayo mafaranga ashaka kumuha ni amafaranga agamije iki kazi karinda kunyica ndakurahiye abazi ko yanguvuye gushyingura nta kuva gushyingura full black nari gukora amaraporo mu rugo mwe ku buryo mbara full black ese haranakonjerega umuntu ushaje kandi uri umwana ndabona ariko mbo yifite gute imbongewe nafite wo yifite gute bari hanze arakonje okay cyangwa nuko uze mu nzu byashoboka mazute shangeze fresh akazi karagenda ukuye akazi kagiye kuzamena umutwe nakira amaraporo ibyapfuye ibyanze sasa kumamaje kunyirukana
anyway ari nshaka kutuganira biri serious njye nawe kandi noneho nimba hari amakuru ufite mba urambwiza ukuri kubera ko ndakeka ko n'undi muvandimwe ufite uretse njyewe ugomba kwisanzuraho yego kandi ni njyewe ugomba kubwira ukuri kose tukumva Renzo ndagukunda ariko bubu tutararenga aho ngaho tuzongere kumbwira ko nkunda ushange mbibwira ndetse ndakiye ufite umukunzi ntekereza ko ariwe wakabwiye ayo magambo ko ngiye ubwiye ngo urankunda ibintu byose Renzo umukunzi yego ndanamukunda n'umukunzi wanjye ariko wowe na mushiki wanjye ni abavandimwe mfite nta undi muntu nzagira nk'abavandimwe uretse mwebwe ayo magambo mubwiye niyo sister mpamagaye ndayimubwira ikibazo iyo bimbwiye ukuntu byumva ndatekereza yuko buriya umuntu ugukunda kandi akagukunda cyane anagiye kukwanga yakwanga cyane kandi umuntu ukwanga cyane nta kintu atakora kugira ngo ubuzima bwawe bwangize yego ujye nkunda nk'umuvandimwe wawe niba unankunda pe tubikomana mu mutima wawe ukabimbwira ushaka ibindi bintu mbwira Renzo okay ndakumva neza cyane ariko ntabwo bikwiye ko nyine umukunda tu anyway ndashaka kutuganira ibintu nk'abavandimwe se kutarasa ku ntego urashaka iki Renzo ubundi Peri mubona gute Peri mubona nk'umwana uba hariya mu rugo urumva papa cyambwira ko ari mushiki wacu nyine tugomba kumufata nka mushiki wacu tukamwitaho tukamukayarinda nyine biraba njye rero maje kubona Perimo ibibazo bibiri kandi nyaka ko uko bibiri ndi kubikeka ishobora kuba ari ukuri icya mbere uburyo Peri yaje papa akatubwira ko ari mushiki wacu yego uburyo Peri yaje papa akatubwira ko ari famiye zakundanye bari inshuti bamureze nawe ugomba kurera umwana wabo naketse ko papa ashobora kuba uramwana mubyaye hanze papa warasaze man ugeze no ku rwego noneho utangiye gutekera si ibintu bitabaho Yes. Abakoze imitsi wagiye ugenda ureba koko kari ku manywa ako wanyweye inzoga hari wasinze yewe se ndacyanywa inzoga ndacyagiye ibyo Nyambo reka ngubwire rero mubonye nari nanagukeneye nubwo wari umumpitanye si wowe imitsi ntabwo ukinywa inzoga ntawe naraziritse ubwo uri kureba nk'umuntu uri soba reba nawe hagarara akaguru kamwe ndebe ewe zigera uhindukura imitsutsi uko none se bite kuri hano ntizi ntabwo nemerewe kuzana gusura mushiki wawe yego ngwaheruka mbere unyingurira bamwe uzi ubyibuka se cyagihe bite se nari ngukumbuye rwose kabisa numvaga nshaka kumenya amakuru yawe ariko nanone n'ubundi iyo nyashaka ntabwo nari kuyabura kubera ko nari kuyabazana na Jojo ariko naranamubajije arambwira ngo simbizi bite se umeze neza Jojo se waramubonye mitsi tukiri aho ngaho ko turi gutesha umutwe Jojo mbabarira mbwire mitsi ko ngaho n'urugendo twose ngo turi gutinya kugatesha umutwe Jojo yewe uzi n'ibibazo byose aba yikoreye aho kugira ngo umufashe murebe ko hari ikintu mwateza imbere iwanyu urabizi ahantu twaturutse mitsutsu ahantu twaturutse ni kure ndabyumva burasirazuba rega buriya ni kure
buriya harimo ibirometero n'ibirometero njye ntabwo nakubeshya. warangiza ukaba uzi ibirometero birimo uzi n'ubuzima tuba twarakuriyemo twarabayemo ugize amahirwe y'uko ushobora kuba Imana yagufasha bugahinduka ukabizanamo imikino kubera icyo uri gutesha umutwe Jojo. ariko njyewe narumiwe n'izina ry'Imana. Ariko uwo muntu uri kuvuga ngo mutesha umutwe ni murumuna ni mushiki wanjye aranduta mutesha umutwe gute ni dusa koko ntacyo duhuriramo nawe mwese mutesha umutwe gute? Azimizo ushaka kuzasubira iwanyu umeze gutyo nk'uko vuga. Oya rega uri kubica ku ruhande, wambwiye ibyo umbwira ukareka kubica ku ruhande. Ngaho mbwira ukuntu utinyuka kwitesha amahirwe y'igipangu muri Kigali barimo uragenda ku mwana w'umukobwa ugiye kuzana ubwo nawe ugiye kuzana bimwe bya beki ubwo si byo ugiye kuvuga? Nibyo ndi kuvuga wowe. ahubwo ukimunkundisha umuntu akunda yewe uko hanyuma ugakundana ubundi amateka yanyu urayazi. akundana n'umukobwa mwiza. Ntabwo ndi mushiki wawe nana ni mugufi nana turareshya nana ni inzobe nana afite sayizi nana ari kuri rotire nana ni nka burankari. urajya kundanira abakoresha n'umuguruka umuntu umpobera nkajya kubona umutwe uri ruguru iriya yewe uwo muntu twahuza gute ubundi no mu bwenge tujye tuvugisha ukuri mwaretse kumatiriza umuntu. Kano kanya turi kureba ibintu by'uburebure n'imiguruko n'iki hano. ngaho mbwira uriya muntu igitanda twakoresha. none se reka mbanze nkubaze uretse gato yaba yaramubyaye hanze akaba ataramuzanye ari muto akibuka kumuzana akuze? Renzo papa atandukanye nk'uko umutekereza. Oya mu makosa yose papa yakora ibyo ngibyo ntabwo ririmo. Shakira ahandi kabisa. Ntabwo iryo ririmo kuko ntabwo aba umubyeyi w'inyamaswa ku buryo yabyara umwana ku buryo amuzana umwana ari mu myaka hafi 20 na. Haya babo tangiye kurengera. Okay, icya kabiri ndi gukeka ko uriya mukobwa ashobora kuba ari we papa ashaka kundongora. kubera ko uburyo uruhu ari kunyitwaraho ndi gukeka ibintu byinshi cyane mu mutwe wanjye. Kijyo cyo numva none gikomeye kuruta icyambere. Renzo njye nabo ndi umwana ngenda nkora umukuru kandi ndareba nkanariza. Niyo mpamvu ibyo bintu byose nabyanarije nkabitekerezaho nkavuga ni nimba atora umwana papa yabyaye ku ruhande ashobora kuba ari wa mukobwa bashaka kunshaka. Owe ntabwo bishoboka. uburyo twe njye uburyo mufata pe simufata nk'umuntu wava mu kazana wacu kuko njye mufata nk'umuntu ufata mushiki wacu famiye zakuranye kwa kundi bibatubwira by'ababyeyi babanye bakiri batoya bagakurana nyine imiryango ikagenderanira kandi ntekereza yuko ariko nabyo. Okay Renzo ujye kure. Urabizi ko nyine turi inshuti. Urabizi ko ntacyo ngomba gukora ndeka kukigukorera. Yego. Kandi njye ko nanjye ntacyo nakubwira ngo ukore ngo ntugikore. Kubera ko papa yaratubyaye yego ashaka kuza mbere ashaka dusiga tugasigaranye nawe turi gukora ubuzima. Ndakumva. Renzo ndi gusaba ikintu kandi uzakinkorera. Numva mbishobora nzagikora. Uzagishobora kuko kugeza iyi saha ni wowe mwana papa ari kwizera kandi ni wowe mwana papa ashobora kubwira buri kimwe cyose nta kintu nkiguhisha. Mbabarira kuri ibyo bintu mubwiye ugenda unekere papa. Umuneke kandi buri kantu kose uzayumenya uzajya ukambwira. Renzo banza unyemereye kuzabikora. Mbere yo kubyemera ndabanza nkubwira iki kintu kubikora nzabikora. Akomeze nk'umuntu umbwiye ngo iyi filime narayikinnye nayikinnye gutya na gutya gutya na gutya ku munota uyu n'uyu hari bimeze gutya genda wicare uyirebe. Uzi kujya kubeshya umuntu wakwibyariye akakuntu kurukura
kugera aho ugeze uyu munsi. Renzo, wowe nkora ibyo ngusabye ibindi ubindekere. Ngiye kugerageza uko nshoboye ariko ntibyanga njye ntako nzaba ntagize. Urakoze. Nakora igitanda. Igitanda se niwo gisabwa. Bari kuguhereza igitanda, tureke n'igitanda, bari kuguhereza inzu irimo n'ibikoresho byose. Igipangu reba ariko Mitsutsu, wowe. None ugomba kumenya Nyambo, ugomba kumenya ibintu bibiri. Umuntu buri agira imitima ibiri. Icyo kintu ntabwo kiza. Ubu wowe nta mitima ibiri ugira. Sha umwe warahagaze uko ariko bikose uwa. Ariko wahagaze kubera impamvu. Noneho njye biracyari ibiri yose idatera. Uyu wa. Murambwira ngo undi ukambwira Beki. Mwese no murampatiriza Beki yabaye kuki muri uru rugo. Kamweze turakwanga. Murana nyanga pe. Bitsu kamweze ntabwo ndi mushiki wawe ntabwo nkunda. Ubu wanyifuza ikibi. Ntabwo ndi mushiki wawe si nkukunda nawe so nkunda. Ibyo ndabyumva. None njye nkwifuriza ikintu kibi. Waba uzi ukuntu nana yansohoye muri iyi nzu nk'igicucu nk'ikigoryi none apfunitse nanagenze. Nabibaze nanjye yigeze kunkubita umunsi umwe hanganye bakincumbikiye. Ariko umuntu arahinduka nanone, yarahindutse. Yabaye umwana mwiza cyane narankunda we nana sinzaguhemukira. Wowe barakuroze. Izina giye. Uskasho kwara gutanzemo igitambi kuzimu. Nukuri Beki sinzakureka, Beki nzagukunda kugeza mpfuye. Beki uzaba wanjye icyo ngicyo cyo. Beki aragukunda, ni umwana mwiza. Beki ntabwo yigeze yigurira. Nana ikindi kandi. Nana ni unkunda. None wowe wagize amahirwe se aragukunda. Uriya musaza ari umuntu uzi akunda mu buzima bwe. Wagize Imana aragukunda, ari kuguha ubuzima, ari kuguhindurira ubuzima. Byuzuze tuzasubire mu cyaro dufite amateka arahindutse. Uri kuzana ubucuti. Erega ashobora kuba nkunda njye ntamukunda, nibyo bintu nkabibona rwose nzabiboneramo amahoro. Hanyuma ushakana na ubuzima buzaba cyangwa ajye kwigurisha kandi agufite umugabo. Okay, reka tubigende gutya. Rero sheri wanjye. Siko bimeze? Ngiye kugenda ntahe, bitekerezeho neza mbanze ndyame. Ariko Beki we ngomba kumukunda. N'itegeko. Yego. Hase ko adafunga. Ako hari uyu munsi wa nanubwo wazinyweye za kunyweye. Yewe akira genda. Iyo uvuze Beki ukavugana abo bakobwa barancanganyikisha mu mutwe no gufungura urugi bikananira. Yaba ari byo wanyweye biri kugucanganya. Iki nanyweye. Nari kugurira akantu none Noize na cyane nikurira kankubwira tujye kwa muntu koreka naho ubundi niri ubusa pe. Ntabwo nakubeshya. Kangurire naho ubundi Beki we ngomba kumukunda rwose. Ngomba kubahesha agaciro Beki nkamukunda. Tujye nungurira ku kantu. Uce hanga. We nta kibazo. Beki we turagenda tubivugana. We ngurira ku kantu nta kibazo. Ngibirika Beki we n'ikintu dupfa. Buriya njyewe Beki ngomba kumuhesha agaciro. Mwagenda neza utagenda utsebye. Oya humura tugenda humura nta kintu. Genda neza nyine utadandabira. Nta kintu nigeze mfata. Tugende. Mwenda tugende byo kungurira ku kantu. Bado tugende. Beki we zamura umuso. Papa. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Yanteye ubwoba ngiye. Ko buri gihe urumbaza ugomba kukubaza reka nyine kumenya byinshi. Bobo namubwiye ya gahunda rero ukuntu imeze. Yuko urufunguzo rw'umubano wawe nawe kugira ngo rwongere kuboneka umufungurire mwongere nyine kugira ikintu muhuza. Karuko agomba kuba inshuti na Peri. No, ariko wanyumvise nabi. Butese ntabwo urufunguzo ariko agomba kuba inshuti na Peri. Ahubwo uzaduhuza njyewe nawe ni Peri. Kuba Peri agomba kuba umuhuza wacu ariko yabaye inshuti na Bobo ni njye nawe tubiziranyeho. Hango uri kunyumva neza? Yego. Yeah. Gusa ikibazo ntabwo kiraho. Turi kuganira yambwiye Peri aba yari umwana wabyaye hanze. Ukaba warabiduhishe. Byagenda bite? Mese yaba ari umwana nabyaye hanze ntanize nkavuga ngo ndashaka kubizi wowe nabikubwiye nkavuga ngo ndashaka abana na Bobo. Nyine ngiye yabimbwiye bintera n'ubwo mushije nk'iki. Gusa igiteye ubwoba cyane si icyo.
kubera ko nawe ari mu rujijo cyane arambwira ngo ese uriya mukobwa abaye wa mukobwa papa ashaka kumukingira byagenda bite simubeshye namurebye ubwoba burayica none ukaba uri kunteka se yambwiye nzi muneke menye ukuri koza usubiza iki ngo yagutumye kunteka none urangije uramutengushye urabimbwiye ngiye ku ruhande rwanjye sibura nko kumutenguha bivuze ko nanjye ibyo njya nkubwira ngo ujye kumuneka uragerayo ukamubwira uti papa yambwiye ngo nze nkuneke gutya ngende mubwire ngo iki erega papa uzi mu mategeko iyo maneko atangiye gukorera impande zombi uruhande rumuciye urwaho ruhita rumurangiza kubitekereza siko bimeze buriya uko nagukunda cyangwa se uko nakubaha Bobo ni umuvandimwe wanjye ariko ntabwo mukunda kuko ngukunda icyo cyicaro cyiza uko nibyo wakora byose ubikora nk'umuntu mukora ariko Bobo hari ukuntu unashaka gushyiramo ikintu cy'igitugu ibyo bituma rero niyo mugeze imbere menye ibyo ngomba kumubwira n'ibyo nagomba kumubwira nanjye wangera imbere wewe byose mba ngomba kukubwira ese nta wundi muntu wa gatatu nekera uretse n'uwa gatatu n'uwa kabiri nawe naze Bobo yagutumye ngo Bobo nyine ngiye yantumye niyo mpamvu nawe nakubwiye uze kumunekera none se urumva nyiri kumunekera uramutengushye ntabwo namutengushye uri papa wanjye nizera urumva mba ngomba kubwira ibintu byose okay rero ukuntu diri tugiye kuyikora uragenda umubwira uti eba namuze namwibye telefoni ye ndeba ibintu aganira na nyina wa Peri kumva nsanga ari ibintu by'inshuti nta wundi mubano uri hirya cyane uhari uri kumva ibyo dadi yatubwiye ko ise yabaye inshuti yacu ko yagize gute nibyo uri kubyumva none ashaka umbwire nkereye ikiganiro n'umuntu uri Burundi twandikirane ngiye mbikoherereze uze kubimwereka nturebe ibintu bandikirana uri kumva abwo wowe kuvatanya kwizera gutyo mwinjiro mwumvishe yuko agomba guca bugufi akanyura muri Peri tukongera tukavugana tukubyumva unamwereka n'amayeri menshi cyane mushobora gukoresha ibyo ngibyo rero ntabwo uri bumubwire umusanzi we ndashaka kumusohokana ndaguha amafaranga y'insohokana Bobo yes muri aka kanya ari muri krize ukaba muri krize kose niba ukubonye ugomba kunsohokana oya ibyo ntubizana uri mu kazi wibuke kuri mu kazi uri kuneka nyine kugira ngo abone ko nta yindi gahunda dufite reka da abo kugira ngo abone ko mwitayeho kuri aka kanya nta wundi muntu afite wo kuganyira ni wowe mwiteho uri umuguruti ntuheruka kurya ifi urabizi ukuntu akunda ifi nk'abashi uri kubyumva nukuri papa wanjye sinjya gusobanukirwa wowe bimwumvishe buri kantu kose umwereke inzira yose yanyuramo ntabwo ari kubyumva ariko rero mutari kumwereka yuko ushaka ko we na Peri bamera gutya wowe ushaka ko njye nabo twunga ubumwe ukamwereka ko ikiraro ari Peri ntamenye ko icyo kiraro kirimo kore umunsi yafatiye mu iyo kore nibyo uzabigenderamo rero wowe ntabwo uzabigenderamo kuko uzaba wagurutse ndakuzi Ni karibu. Ngwino. Vuge cyane. Umva Ikinyarwanda. Wese uruhuye. Ngwino tuvugane.
Njyewe Eh, njyewe isuranze nagutegereje. Ndakuzi cyane. Izina rya Yesu. Tambuka ni karibu. Uranyumva kandi?